Hello guys, welcome back to our YouTube channel MTV1 Show. So guys, uyu munsi nko mubibona ndi kumwe n'umutumirwa uri special. Iyo ari special murambi babwira. Reka dutangira twibwira. Hi. Hi. Meze ute? Meze bon, meze. Amakuru. Imeza? Ngo umusitari. Abasitari byagoranye guhura n'abasitari nk'abi. Okay, ntabwo birenze ko. Wahara no. Ufite loki saza bati no. Pata loki ni wowe vaino. Yeah, ni wowe vaino. Wahara no. Ufite loki saza bati no. Pata loki ni wowe vaino. Yeah, ni wowe vaino. Yeah. So boy hands on B. Which kind? Hands on B. Okay, wenda twavuga ko iryo ari ry'ubuhanzi. Yarizankoresha ubuhanzi. Irisanzwe ryawe. Ya navuga ngo iryo rizaze nkunda gukoresha ahantu henshi. Irisanzwe nakwifuza ko abantu benshi bamenye iryo ngiryo irindi bazagenda barimenya. Hari abantu basigaye bishuta izina twabo kubera ko batari proud yatwo maybe. Barabona ko ari proud ahubwo riba riri private then like hano abari izina nyine ryo. Izina ryo riri private. Ni izina bandi gukoresha muri music nyine nijye bashaka abantu benshi bamenye. Hands on B. Like why wisi iryo zina? Izina ni izina ryaje nandi mu buryo navuga ngo ntago nyine ni izina niswe muri segonderi. So hari ukuntu nyine nagiraga t-shirt nyine yari yanditswemo hands on. Ya noneho then abantu umuntu utanze izina nyine bisanzwe bavuga iyo t-shirt nakunda kuyambara cyane fresh. Then yari mu mugongo akabona hands on. Rero ukora ko atazi izina gahita asoma hands on. Kwako nari mbizi then gahita mpindukira nkareba umuntu umuhamagaye. Then naho ryaturutse kana bati why not nakwitwa hands on B. Okay. Yeah, hands on. Then ndavati kandi uburyo byakorohera abantu uburyo bworoshye then nitwa hands on. Yeah, hands on. Yeah, hands on B niyo yitwa Bernard B. Yeah, Bernard yeah. Ubwo mbese urumva niho ryavuye ku ishuri. Hands on B niho ryavuye muri secondaire kuko umuntu atangiye gutwika nyine yavuga ati okay ngeze mu gihe cyo gutangira gutwika mya music niho ryatangiriye noneho so nitwa hands on B. Yeah. Hanyuma Henzoro umuririmbyi mwiza cyane uzi kuririmba. I'm your big fan by Thank you kabisa ndabizi. Ndumufana wawe cyane. Yeah. So turirimbire ku ndirimbo yawe. Ese first ufite indirimbo zingahe? Yeah, indirimbo enye. Yeah, indirimbo enye zamaze kuba nashyira hanze. Wazishyize hanze? Yeah, zari zasohotse mbere nyiri kwiga nyine mu buryo buri akuri umuntu atari amatangira nyine kujya muri nuza. Ako nsoreje ko kwiga nibwo natangiye kubika no biro official. Arizo nasohoye mbere nk'ebyiri izindi ebyiri ngisoreje ubundi ngisoza. Yego. Indirimbo ya mbere, indirimbo yawe ya mbere. Ntabwo nyanga ndakwirimba cyane ariko yitwa Feri. Niyo ndimbo nakwesha bwa mbere. Abango. Ni wowe mwaminga ubarutsa bose. Yeah, warandemeye wamaye ibyawe ukuteye sinjambigarukaho ntabwo nyanga kubera iki no kumva akaririmbo keza indirimbo nziza ariko nyine kwa kundi umuntu atagira vibe cyane then ariko ntabwo nyanga ndakwirimba cyane ariko kubera ko indirimbo nyine nakoze mu bihe nyine gitangira ariko ni indirimbo nziza ariko ntago bajye kuri YouTube bayirebe bajye YouTube bayirebe hanyuma hari kwa kundi umuntu afite indirimbo mu by'ukuri ariko akaba ari yayindi ukunda cyane kurusha izindi se nihe ndirimbo yawe ukunda gukora. Okay, indirimbo zo ari izo mfite muzamaze gusohoka. Yego. Yego. Indirimbo yitwa Fantastic. Waririmbiraga nde Henzo? Ni kuvuga ngo ubundi ngiye umuhanzi nyine muri ni umuntu uvugira rubanda. Okay, abantu bari mu rukundo ngo buri fantastic. Yeah, ni bari kuri umuntu uri fantastic ukumva utandukanye nyine mu baby mwiza ufite ikorwa akora gukunda nyine ari fantastic. Nawe se yaba hari kuri wowe watumye iririmba ko karirimba? Cyo kibazo nakubwiye bwa mbere ngewe ndi umuntu ibyo umuhanzi wundi wese abaririmba ushobora kwamaga kambwe ati iyi ndirimbo waririmbye kabisa ndumva biri guhura na n'ubuzima ndi gucamo cyangwa se nongewe kubijyanye n'ibyo ngibyo ntago byabura ariko ntago biri deep cyane so yego indirimbo iravuga ngo yari bwa mbere wahara no Ufite loki saza bati no pata loki ni wowe faino
Yeah, ni wowe final. Wahara no. Dufite rukisaza batino. Pata loki ni wowe final. Yeah, ni wowe final. Yeah, nakotoza na shori. Nafata n'akadeni ariko kabaho nka ketse bashabi muri life iri fantastic nakotoza na jori nafata n'akadeni ariko kabaho nka ketse bashabi muri life iri fantastic girl uri fantastic girl mastermind muri foresight Mastermind booty for side booty fantastic girl body fantastic girl Mastermind booty for side Mastermind booty for side yeah ni yangiyo wow bandi kuri baby ni mwiza nakotoza n'abajori then ariko kabaho nka kitibasha nyine mu mukobwa nkunda karakterize uburyo byatwaramo ibintu bye urabizi na uramuzi niyo mpamvu niwe role model wawe cyangwa niwe waririmbye akaririmba no urikumva ko oya ntago ari we nakutuza na Jolene ariko ntiyemera kubaho nka Kitty Bashabe urumva nyine uburyo abayeho niko nakwemera kubaho mfate n'akadeni then abeho mu buzima kuko Kitty Bashabe nyine abibona kuno umuntu ukitegereza mu baby buryo akoramo imikorere ye uburyo yitirata uburyo yatwaramo ibintu nyine biri inspired kumenya kuri njyewe kabisa. Wow that's good. Hanyuma ufite indirimbo nziza mu by'ukuri so igitekerezo cyo kuvuga ati reka mbe umuhanzi nkora indirimbo zanjye wagitangiye gute? Ni ukuvangira ibintu ntago ari by'umunsi ibintu ntago ari by'umunsi kera umuntu yagiye kubera ko twakuriye mu idini ariko umuntu akurira muri church twajyaga tuba mu makorari bisanzwe umuntu akaririmba kumva ni sawa then after ukuntu nyine ibintu bigenda bihinduka ukajya mu ma interna kwa kundi utangira kubona vibes zisanzwe z'abantu gahura n'abandi bantu ntangira kuririmba karaoke urazizi kuntu ugenda usubira indirimbo z'abandi ariko natangiye gusubira indirimbo z'abandi then after ndavuga ati ariko kuki nakora izanjye nanjye nibwo nahuye no mu producer arambwira ati ese ushobora gukora iyawe ndambwira ati okay I can try nshaka kubikora then turahuza ama contact ya muri studio bwa mbere ndarecordinga numva ni fresh kuva uwo munsi nibwo natangiye nyine kumva ngomba kubikora like ikora ko kuri ni talented tu nanjye numvaga ni talented ndavuga okay nshobora kubikora then niko byatangiye then ndavuga ati reka nanjye hanyuma hari ukuntu usanga abahanzi baririmba indirimbo ariko nyine ugasanga navuga ko izi ndirimbo baririmba baba barazandikiwe n'abandi kuko tuba dufite abanditsi ariko bataririmba so indirimbo zawe se ni wowe uziyandikira cyangwa ufite umuntu uzi kwandikira? First of all igitekerezo kiva kuri njyewe ni njyewe bwa mbere ufata decision yo kuvuga ati ngiye kuririmba kuri iyi topic bitewe wenda naho nagiye cyangwa se nuwo nahuye n'abakanganiriza ibintu bye cyangwa se akenshi nyine nkunze kuririmba ku rukundo urabizi nyine rusanzwe akenshi turirimbaho n'urukundo n'ubuzima nibyo bintu nakika nkunda kuririmba kandi urukundo urabizi turuhoramo turunyuramo abantu benshi tubona barurimo inspiration akenshi ira kuri njyewe keretse wende iyo maze kuyandika nkayijyana kuri kwa producer niwe tugerageza guhana ideas kandi ati wenda hano wari gushyiramo ijambo gutya ariko akenshi ni njyewe bivaho ni njyewe ugira inspiration bwa mbere uzanyunda kwiyandikira keretse iyo tugeze studio nyine then abantu barimo bakavuga ati ariko warimbye gutya then hindura ushyiremo kano kantu byaba byiza byatari nuko byatangiye ariko akenshi ndiyandikira njyewe ufite indirimbo nziza kandi nakubwira ngo courage. Thank you kabisa no courage. Ndabiza pole. Hanyuma kuri ubu ngubu dufite abana navuga ko ari urubyiruko bafite talent zo kuririmba n'abaririmbyi beza ariko ugasanga umwana arakitinya afata se nabishobora ibi ngibi urumva ko byavamo okay benshi sibyo ni ijambo wabagenera abandi bakitinya? Ijambo ryawe nababwira cyambere nukumva bikunze cyambere nukubikunda niyo wumva ko ikintu gikunze already ushobora no kugikora ikintu niba wumva ugikunze ufite wenda ubushobozi bwo barigiye bugorana ariko nanone ukora ubushobozi bwawe aho buri utangire uririmba indirimbo wenda z'abandi zisubiremo abantu bakubone kuko umuntu yakubonye bwa mbere akabona bwa kabiri kuko nanjye niko byatangiye niba narimbaga karaoke producer yaraje yumva ndi kuririmba arambwira ati ariko tumva uririmba neza ushobora gutangira wahimba indirimbo yawe wayikora ndavuga ati I can try
contact njya muri studio then tutangira kugira ute gukora. Urumva ko umuntu agomba gutangira nyine akimenyereza ukaririmba, niba ari ahantu habaye wenda performance ukagerageza kwajya ugasaba umwanya, kuko nyine ntabwo umuntu yagusanga mu rugo already, ntabwo abizi. Gerageza kujya ahantu nyine hari ibintu ukunda, byabafasha cyane. Hanyuma bakoresha ama social medias, ukuri uririmba indirimbo usubiremo, wenda kore challenge y'umuhanzi runaka uyiririmbe umuhereze, ashobora kumva. Ari abantu benshi baba aho ngaho baba sponsors cyangwa se undi muntu umva akwishimiye akaba yagufasha, so birashoboka. hanyuma kuri ubu ngubu dufite abahanzi benshi baririmba indirimbo za Sekira mu Rwanda. Ubu ngubu uramutse uhawe amahirwe ukavuga ati shaka byibuza umwaka umwe umere nk'uyu muhanzi, nuhe muhanzi wakifuza kumera nkawe nyine just izina rye afite ukarigendana umwaka wose, ni uwuhe? Uretse kuvuga ngo mu mwaka umwe nkaba mfite izina ry'umuhanzi runaka wemera muri gospel, ndavuga Sekira ko niyo ukora. Okay. Sekira ni ukuvuga ngo ntajye muri byinshi umuhanzi ukizamuka, hari abo ndi kubona ari gukora neza, umuhanzi uperforminga like nkabikunda, nkumva bitewe n'ibyo nkora, nkumva biri gufumacinga n'ibyo akora, no Kenison. Kenison ndamukunda, ubijya akoramo ibintu bye, kuri ibintu bikorwa nyine biri byiza, aririmba neza, ni umuhanzi uri vocalist. Nubwo rero nawe ndi umuhanzi nifuza kumera nkawe nawe mu Rwanda. Ikindi wayambajije umwe gusa ariko nariwe nuwo nguwo, kuko niwe azi imbere abandi nyine baza bakurikira, ariko nuwo nguwo kabisa. Kenison ni mu bantu ba performing nkabikunda. Ikintu nawe cyakora no gushyiramo energy, ariko performinga neza byataye, niwe nkunda, niwe muhanzi navuga ngo umwaka umwe ameze nkawe, so mu Rwanda. Ariko kuko ni mu Rwanda, mfite n'abandi hanze ariko mu Rwanda. And if I may ask, kubera wambwiye ko umuririmbyi like muri kwaya mu bisanzwe, nigeze kuririmba. Wigeze? Okay, nubwo bitabigihari gusa warabyigeze, sibyo? Kubera iki utakomeje n'indirimbo za gospel ngari zo komeza uririmba ukavuga ati reka njye muri Sekira? Kubera ko Sekira yawe ifite amafaranga menshi, cyangwa se nukwera ko ufite impamvu zawe tutazi? Ni ukuvuga ngo impamvu naririmbye Sekira ni ukubera ko, ni ukuvuga ngo nakunda kuririmba indirimbo zisanzwe, ariko muri korali nyine ntabwo nakunda kujyayo cyane, nyine ndagerageza kujyayo mu gake, ntabwo nagiye mu makorali menshi, nagerageje kujyayo gake, ariko nkunda indirimbo zisanzwe za ntuza za Sekira, then za ba Meddy, za ba Deben. Ubwo rero noneho ngeze muri segonderi hari ukuntu tutangira aho ngaho byabereye ibitaramo, noneho then ukavuga ariko why not njye ntagerageza, noneho nzi kuririmba nyine udashobora kujya imbere ngo performing, then ntangira kwigiza indirimbo z'abandi, ntangira kugenda zirimba muri ku ishuri bisanzwe gutyo. Nibwo nahise mvuga ati, nibwo nahuye no producer navuga ati okay you can do it, nibwo natangiye icyo gihe. Hanyuma kuri ubu ngubu ufite impano yo kuririmba, sibyo? Kuririmba biramutse bikorwa bati Henzo ntabwo uri bukore umuziki, ufite gutoramo icyo ugomba gukora kitari umuziki, watora iki? Ikindi kintu nkunda kitari umuziki, nkunda fashion. Fashion ndayikunda, ariko ntago nigeze nyinjiramo cyane, ariko ni ikintu nkunda, fashion, modeling, fashion ndayikunda nayo. Wigeze ubikora wese? Ni ukuvuga ngo ntago nabigiyemo, ndabikunda bisanzwe, nabanye n'abantu babikora, ariko ngewe ngerageza gufokasinga kuri music cyane kurusha nabyo nibikigera igihe nzabikora. So hanyuma byanga ijyanye n'ubundi na music. Hanyuma byanga byakunda, kuko music imazemo igihe kitari gitoya, twabyita gutyo. Hari ibibi n'ibyiza wagiye uboneramo twebwe tutazi, nkatwe ntago dushoboye ibituntu nk'utwe, ariko mwebwe wewe hari experience bifitemo, ese watubwira ibibi byayo n'ibyiza byayo? Ni ukuvuga ngo ibibi byayo, icya mbere nuko abenshi, ariko akenshi njye ntabwo biratangira kumbaho akenshi, ariko ibibi byayo ari igihe utinze kuzamuka, abantu benshi kuzamuka nyine kugira ngo ugere kuri ya level. Akenshi iyo bigoye, iyo ubikoze nyine kumva nyine biri gutinda, akenshi usanga utangira kurambirwa, utangira kuvuga ariko bya bintu noneho ndimo n'ibiki. Ariko
no kuvuga ngo music ni kwimera n'ubundi, ibindi bibi ni kwa kugenda ugakora indirimbo abantu wenda ku ruhande rumwe ntibayikunde bakaba batari no gukora abaguca intege, ariko nabone ibyo ntabwo ari ibintu byagutera intuza tu. Ikindi ibyiza byayo byageza kugira connection, ikindi byagufasha kuba wagira audience nini kugira ngo n'ibindi bikorwa ukora bigire ute bigere kure bimenyekane. Ego music. Ikindi ura n'abantu benshi muri kariyeri babasha kukugira inama mu byo ukora cyangwa se no mu bindi bintu. Ego no kuvuga ngo music nayo ni nziza byataye, ni nziza, ishobora guha connection ibindi bintu byinshi kuko kuzenya abantu benshi, abantu bakubona ku social media. Ikindi cyiza kwamamaza, ushaka kwamamaza ibikorwa runaka, kubona amafaranga, nyine ibintu byinshi cyane urabizi. Ikintu cyiza nacyo. Hanyuma hari ubu ngubu twavuga ko hari abantu batangira ikintu kuvuga ngo reka wenda akaba giving up ataragira maybe kugera akavuga ati ibyo ndi gukora ndabona nta hantu biri kugera, so reka mbireke. Maybe tukavuga ko wenda utangiye kuririmba indirimbo ukavuga ati ko ndi gukora mbona nta hantu biri kujya, reka mbive. Wagira ihe nama abo bantu bagifite izo mentality? Ni ukuvuga ngo icyambere ubundi nabikubwiye, ikintu cyambere ni kugikunda, ikintu wumva nyine washizeho umutima. First of all banza ugikunde, wumve koko icyo kintu ese kirashoboka. Hari abantu babishoboye already bari imbere yawe, hari ingero nyinshi zagiye z'abantu bagiye bigora cyane ariko finally bikarangira bagezeyo. Rero icyo ngomba gukora cyambere ni ugushyiramo imbaraga, sibyo? Amara gushyiramo imbaraga then ukagikora icyo kintu, ukagikorera ikintu ushaka uragikorera. Ukavuga ati biragoye then ariko nzi ko hari abantu bigeze kubikora bigerayo, nanjye why not ngiye ntabigeraho, ndinde kutabigeraho kandi abandi barabigezeho. Then ukagerageza gushyiramo imbaraga, connection, ugashakisha abantu. Ni gutyo kabisa. Hanyuma watubwiye ko uri umufana cyane wa Kenny Soul. Watubimira akarimbo ka Kenny Soul ukunda cyane mbese kurusha utundi twose? Yewe ntago wabinkora. Uriya karahari. Kenny Soul katurebera. Hari akarimbo afitanye na ntuza n'umuntu yitwa Audace bakita Stay. Ndagakunda, afite vibes za fresh. I know you want me to stay by your side. Humura nanjye, you got me for life. You stuck in my mind, ntujyundekura. Everywhere you there, you my best friend, you know you my baby. You're so sexy, wala, it's amazing. Mfite gahunda yo kuzanga kwama. With you I want to stay, with you I want to stay. For life nakupenda, nakutamani baby, baki na mimi. Nakupenda, nakutamani baby, baki na mimi. Akarimbo ndagakunda kitwa Stay ari kumwe na Audace. Ikeza bya hatari. Wow. N'izindi nyinshi za Kenny Soul. Tugiye kuririmbira abafana bacu indirimbo yawe. Nk'umusitari, nk'umuhanzi uririmba indirimbo ziwe, waririmba indirimbo yawe uko ubishaka kose. Afite mind iri kuti, she deserve my puni. Mastermind muri force, you know. She gets some money, she games dollar. I fit the body crazy. Chop life from Monday to the Sunday, from Monday to the Sunday. Wahara no. To fit the look is sabatino, pata look ni wawe fino. Ni wawe fino. Wahara no. To fit the look is sabatino, pata look ni wawe fino. Ni wawe fino. Nakutoza na shori, nafata na kadeni, ariko kabaho nka keti bashabe. Muri life iri fantastic. Nakutoza na shori, nafata na kadeni, ariko kabaho nka keti bashabe. Muri life iri fantastic girl. Ore fantastic girl.
Mastermind muri for side, oh. Mastermind muri for side, oh. Uri fantastic, guy. Body fantastic, guy. Mastermind muri for side, oh. Mastermind muri for side, oh, yeah. Yeah, it's your boy Hands on B, Okwan. YouTube channel yanjye nitwa Hands on B, all platforms ni Hands on B. Yeah, mwajyaho mfite ibindi bikorwa bishyashya ngiye gutegura vuba. Yeah, muri interested kabisa ashobora kujya kubireba. Yeah, ndi tayari kabisa. Thank you.